Ese wigeze wibaza uti Satani ninde mu by'ukuri? Yavuye he? Ni iki cyamuteye kuba umwanzi w'Imana n'abantu? Bibiliya iratubwira ko Satani ataremwe ari mubi, ahubwo yanyuze mu rugendo ruteye ubwoba rumwereka aho kwishyira hejuru bishobora kugeza n'uwari mu cyubahiro. Petero wa mbere ibice 5:8 iravuga iti mube maso mwirinde kuko umwanzi wanyu Satani agendagenda nk'intare irira ashaka uwo yamira. Uyu munsi tugiye kureba inkomoko ya Satani, uko yaguye, icyo akora ubu n'iherezo rye, byose tubishingiye ku ijambo ry'Imana. Igihe tugiye kubana nitwa Abu Dhabi, ni Habineza TV. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Ikindi nakwibutsa ni ukujya muri comment ukandika igitekerezo cyawe n'icyumva twakoraho ubutaha, ubundi ugasharinga inshuti zawe. Waha ikaze rero ku buryo burambuye. Dutangire igice cya mbere. Umutwe uvuga ati Satani yari marayika mwiza. Bibiliya itwereka ko Satani mbere yo kwitwa Satani yari marayika w'icyubahiro. Muri Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 12 kugeza ku 15 aragira ati uri ikimenyetso cy'ubutungane, wuzuye ubwenge, wuzuye ubwiza. Wari muri Edeni, umurima w'Imana, wari wambaye amabuye y'igiciro, wari umumarayika urinda wasizwe amavuta. Nagushyize ku musozi wera w'Imana. Wari intungane mu nzira zawe uhereye umunsi waremweho kugeza aho gukiranirwa kwabonekeye muri wowe. Ibi bitwereka ko yaremwe atunganye, yari hafi y'Imana, yari mwiza kandi wuzuye ubwenge. Yesaya 14:12 ho haragira ati wa nyenyeri yo mu gitondo, mwana w'umuseke, ukuntu waguye uvuye mu ijuru. Izina Rusufero risobanura umucyo, bivuze ko yari uw'icyubahiro gikomeye. Igice cya kabiri turarebera hamwe icyatumye Satani agwa, kwishyira hejuru. Icyatumye Satani agwa si ukubura imbaraga, ahubwo ni ukwifuza kuba Imana. Yesaya 14:13 kugeza kuri 14 nk'uko wavuze mu mutima wawe uti nzazamuka mu ijuru, nzashyira intebe yanjye hejuru y'inyenyeri z'Imana, nzazamuka hejuru y'ibicu, nzaba nk'isumba byose. Satani yaravuze ati nzazamuka, nzashyira intebe yanjye hejuru, nzaba nk'Imana. Imigani 16:18 ishema ribanziriza kurimbuka, kwishyira hejuru kubanziriza kugwa. Niyo mpamvu Bibiliya itwigisha ko icyaha cya mbere mu ijuru cyari ishema. Igice cya gatatu Satani yirukanwa mu ijuru. Kubera kwigomeka kwe, Satani yirukanwe mu ijuru. Ibyahishuwe 12:7 kugeza ku 9. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be barwana n'ikiyoka. Ikiyoka n'abamarayika bacyo barwana, ariko ntibanesha, ntibongera kubona umwanya mu ijuru. Ikiziriko kinini cya kiyoka cya kera cyitwa umwanzi n'uwitwa Satani ushuka abari mu isi yose kirajugunywa ku isi, n'abamarayika bacyo bajugunywa hamwe nacyo. Luka 10:18 haravuga ngo nabonye Satani agwa avuye mu ijuru nk'umurabyo. Ntiyaguye wenyine, yajyanye n'abandi bamarayika baguye ari bo dayimoni. Igice cya 4 Satani atangira gusenya abantu. Nyuma yo kugwa, Satani yahise yerekeza ku gikorwa kimwe, kurimbura ibyo Imana yaremye. Itangiriro 3:2-5. Inzoka yari inararibonye kurusha inyamaswa zose Uwiteka Imana yaremye, ibwira umugore iti mbese Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku mbuto z'ibiti byose byo mu murima? Inzoka ibwira umugore iti ntimuzapfa, kuko Imana izi ko umunsi muzarya kuri izo mbuto amaso yanyu azahumuka, mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Aha yakoresheje ikinyoma, yatumye umuntu atumvira Imana.
icyaha n'urupfu byinjira mu isi. Yohana 10:10 umujura ntaza atari ukugira ngo yibe, yice, arimbure. Ntaza atari ukugira ngo yice, yibe, arimbure. Igice cya gatanu, Satani yiyoberanya nk'umucyo. Satani ntabwo aza agaragara nabi buri gihe. Abakorinto ba kabiri 11:14 kuko Satani ubwe yiyoberanya nk'umumarayika w'umucyo. Niyo mpamvu abantu benshi bamukurikira batabizi. Icyaha kigaragara nk'ikigezweho, ikibi kikitwa icyiza. Igice cya gatandatu, iherezo rya Satani. Nubwo ubu agikora, iherezo rye ryaramaze gucibwa. Ibyahishuwe 20:10 kandi umwanzi wabashutse ajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuku, aho inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bari, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Abakolosayi 2:15 Yesu yambuye ubutware n'ubutegetsi, abigaragaza ku mugaragaro, abanesha ku musaraba. Yesu yamutsinze burundu. Igice cya karindwi, isomo kuri twe. Yakobo 4:7 mwumvire Imana, murwanye Satani azabahunga. Abefeso 6:11 mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mushikamye imbere y'uburiganya bwa Satani. Isomo twakuramo: kwishyira hejuru birasenya, kumvira Imana birakiza. Yesu niwe ufite intsinzi ya nyuma. Nshuti, Satani yavuye mu cyubahiro ajya mu kurimbuka, ariko uwiringira Yesu ntazigera atsindwa. Abaroma 8:37 ahubwo muri ibyo byose turatsinda cyane ku badukunze. Ndabashimira rero mwese twabanye. Ngiti Abu Dhabi, nizere ko mwumvishe ibyaranze Satani, amateka ye, kugira ngo ave mu ijuru abe uwo ari we ubu ngubu. Kora subscribe, ufungure inzogera, uce muri comment wandike igitekerezo cyawe, turakinyuzamo amaso. Ndabakunda.